Okay, gahunda ni ya indi nyine turacyakomeje Alpha Tuacano kugira ngo tugende tumenya neza nka rubwiza nyaburanga amateka agiye atandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aha ngaha ni mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma, harya muze akagari nakaye Kabuguri umudugudu watunza harya ubundi witwa Deo nitwa Karani France. Aha ngaha none ahandi twageze mujya mwumva ndavuga mu izingiro ry'igihugu n'ibiti bitanu niho nshaka kuvuga kwibaza ngo mbese bahereye bajya kuvuga ngo ni hagati na hagati neza handi ibiti bitanu biri kujyana hagati mu gihugu hagati ni ukuvuga ngo kuva na kera n'ubushobozi bwa kera na nyobozi ukuvuga ngo byari bihagarariye mu biti bitanu intambara y'icyenda na kane yarangiye kuko bamaze gufata akarere ka Kamonyi hariya byahise birangirira abandi none se wowe byumvise nubwo tugiye kuhagira kugira ngo twerekane n'ibyo biti bitanu wumva barashingiye kugira ngo bavuge ngahanga ni hagati mu gihugu rwagati kuvuga ngo ni hagati mu gihugu byari bishingiye hagati mu gihugu ko ugereranyije ibiti bitanu n'abami ba kera niho bashyize ikimenyetso y'ibiti n'ababiteye bose noneho rero bibaye ngombwa bavuga ngo bino n'ibiti bitanu icyitegererezo cy'igihugu hagati ku izingiro nibyo ngayo nguko gahunda nitugendane kuri Alpha Tuacano ngira ngo uyu uhagaze hano neza murabona umujyi wa Kigali muze urazi si Kigali hari Kigali hariya n'Irunda Irunda na Gihara amateka no hagakomeza hariya hagana Ruyenzi jaha ariko hari ukomeza amasanga butaka ahantu bita Ikagina okay ngira babibona barayibona yuko ya etage umujyi wa Kigali iragaragara neza cyane kabisa ntago ari imwe zigaragara mu gitondo dore n'indiriya nijoro mama abona neza cyane habagaragara nubwo udafite amatara twebwe nanga mu cyaro we nawo amatara bashyize ku muhanda ariko abaturage ntatara dufite urabona nk'iyi nzu tarifite biterwa n'ubushobozi umuntu afite uko biri kose bindi kugenda bihinduka na uzagera uhagera nabwo muzadusabire rero nk'abanyamakuru cyane kabisa twakomeje rero reka tugende utwereka abantu ibiti bitanu biri sibyo ngo rero turageze kuri bya biti bitanu twabwiraga mu kanya kariho turi kwerekera bavuga yuko ari mu izingiro ry'igihugu neza mu Rwanda hagati na hagati ese byaba byaraturutse kuki bavuze mwanga kuri no biti bitanu niho mu Rwanda katikati yo mpamvu rero tuhageze kugira ngo tugane n'umusaza wahavukiye uza amateka yaho Mukiga Patrice niwe turi kumwe kano kanya reka by'umwariko nawe abibwire mwumve n'ijwi ryiwe uze wiriwe neza wirona murakomeye gahunda ngo rero turabagendeye maze kubibabwira yuko twaganira ku mateka bino biti ko bavuga atanga rwose ni mwizingiro ni murwa mukuru dushatse twahita mu murwa mukuru kuko niho abantu bavuze ati aha ni hagati na hagati mu gihugu niko biri twebwe natwe no kubyumva ntabwo tubizi neza ariko se nk'umuntu waturaniye amateka yaho nicyo batuganiza kujyanye na bino biti bitanu amateka y'ibi biti bitanu biba bitanu so kuvuga ngo niko babiteye umuzungu wabishyize wanararebaga nari mfite babitera oya bisigara ari bitanu bishatse kuvuga ko barateye byinshi wenda byari byinshi ku muhanda hose nibyo inturusu za mbere bateraga ngo ku mihanda ngo zatangira imodoka yego hose byari bihari babitema bijya gutwika amatafari n'amategura none n'abasize bitwara bitanu imbere y'iwanjye cyari gihari n'ahariya hirya hari naho iki cyasigaye nararebaga bari bagikubise amashoka abarahageze n'imodoka ati icyo ni mukire akihorera ati ni bireke bitari bitanu ati bizajya birangaremera bizajya birangaremera kuko yari paruwasi yari umuzungu yari umuyobozi wa paruwasi y'Iremera aravuga ati bitanu nibiguma ahangaha ati bizajya birangaremera none rero byaje kuvuye kuvuga ngo ku biti bitanu ku buryo umuturage wese twagiye tubaza tuganira ku biti bitanu niho rwagati neza mu gihugu cy'u Rwanda ibya rwagati tubimenye nyuma ariko mbere twari tuzi ko byasigaye ari ukuvuga ngo byari birangaremera aho guteka urwego bavuga bati ibiti birubashywe ntawe uzagikora ibyo gusa Mwese kubijyanye no kuvuga ko ari abami bageze bahagera byo muvuga iki abami nk'uko ngibi ni ibiti
inturusu za mbere zazanye ngo n'amakawa byatewe mbese ngo ku mutware witwaga Rugengamana. none se mukumva ko umuzungu yavuze ngo wenda nibiguma aho ngaho atagira ubitema, mukumva ko ari byo byakurijeho kuvuga ngo aha ni rwagati neza mu gihugu? ubwo bagiye babimenya nyuma, ariko uwo muzungu wari abizi, we ntawe yabisobanura. bari abaturage ko babifashe nk'intero akavuga ati naha ni hagati. amateka yagiye asohoka uko leta yagiye iza niko barebye hagati basanga ngo noneho baza kubisoma. bande babirebye urabona abo nibo bashaka kumenya rero. hariho abami hakabaho n'abantu bitaga abamotsi. icyo gihe nibo barebaga bagendaga n'amaguru bakagira bate twebwe ariko twabisangiye nuko tubifata gutyo natwe nibyo tugendera. Ese ntimwamuzi iryo jambo ryaraturutse? Yawe ni papa na ijambo ry'iki? Iryo jambo ryo kuvuga ngo hagati na hagati hano. Hagati aho bigire babimenya abayobozi niho bagiye babisobanurira abantu. Twabonaga n'abazungu bahagarika imodoka bagatera ameza bakariramo, ariko ntitumenye ibyo ari byo. Ntimumenye ibyo ari byo. n'abakerarugendo barazaga bakarara nka kabiri. Urumva ro hari impamvu ro bazaga rero. Niyo mpamvu nabitabaje n'abasaza kugira ngo nyimenye yanyaye. Bakaza ndetse bamara kurya batyo bakabifotora nk'uko nguko bakagenda tutabizi ntawababaza. Baganiza abana ngo bahuye bakaza bakabaganira. Aho babimenye rero nibo babisobanuye. Ubwo nyuma two guhenda abana bagakomeza umurongo wabo bakongera gushaka ahandi wenda bazajya gushakira ayo mateka. Natwe nuko twabibonye. Nuko mwabibonye namwe. None se bivuze iki kuri mwe? Kuba ibiti bitanu nyine biri ahangaha bavuganirwa hagati mu gihugu bidatemwe nta muntu wabikoraho, mwe mu bifata gute mwebwe? Tuzi ko nyine ngo ibi biti byabaye ibya leta. Byabaye ibya leta nta wagikoraho, ni leta y'ibyayo mbese. Ngo niho hagati twabimenye. Mwabimenye nyuma. Wongeraje mwabimenye nka ryari ibyo byo kuvuga ngo ni hagati? Muri iyi myaka dutangiye mbese kwegera nk'ubwigenge. Muri za 32 niho byatangiye kuvugwa. Ngo ni hagati mu Rwanda. Umuntu abyibajije ashobora kuvuga ngo ese kuri uturutse burasirazuba n'iburengerazuba bajya mu majyaruguru mu majyepfo barapimye basanga hano ni hagati na hagati. Ni cyazo umuntu ahita yibaza. Abazungu babipimye nibo babimenyesheje abandi bavugana nabo. Nibo bagenda babivuga rero bati. Mukamwumva se nkaho uturiye ahangaha ni abantu baje baza kuhasura? Cyane. Cyane. Nibyo baraza gusura hano? N'abakerarugendo baraza. Kera bakiza n'amaguru y'ikora n'itare yazi cyane intambara y'ikena na kane gusa. Barazaga bakaharara. Aya mashuri yose bayararaga abantu. Aya na yaremera rukoma hariya? Apeke. Koreja apeke. Ariko remera rukoma iharane. Iri hirya hariya. None se dusubiye inyuma gato umuzungu yaburaga paruwasi yitwaga Gana? Honore. Niko yitwaga. Navuze ati reka muramenye mutakoraho. Uko bisa kose hari impamvu wenda twe tumenya aho byaturutse, tuzajya dukora n'ubushakashatsi bundi tumenye impamvu bakiragenda. Rega kubivuga benshi nabibwiye benshi. Hariho n'abambwiye ko ko bawe n'ifoto yanjye aho yariho. Abaza kumbaza ni benshi. None waramamaye rero kubera ibiti bitanu. Baza bakaza bakambaza umusaza mukuru utanga ubusobanuro bw'ibiti bitanu. Nanjye ni papa abwira ntese ntabwo bati abo wabibwiye bati ntabwo batubwiye ntabwo bati natwe twibwirire kandi nawe waremeye kuzuyatanga. Kudese umuntu yaza kukubaza ntuvuge ngira ngo rero biranejeje guhura namwe kuko nyine tumenye aho byaturutse, tumenye amateka yabyo, ngira ngo ni ibintu binejeje cyane nyine. Reka tuvuge ko tuvuze ngo ni ikimenyetso cyane ikirango cya Remera ntitwa tubeshye. Niko rwose ibyo nari mpagaze ndeba bya bindi by'abana bazubwiye tureba umuzungu yaje ndeba n'imodoka yarahagarara ati cyane umukire cyane ati birangaremera ntazagira ubikora nibi yewe namwe rero mukomeza kubisegasira nyine ibyo ngo birangaremera gute ariko tukabona baza kubisura ntitumenye byari ibyo kuvuga ngo ni hagati mu gihugu tubimenye vuba. Urumva n'amakuru yakomeje kugenda agenda yasohotse kuko kera bagenda n'amaguru bakamenya ibyabo
ariko n'amakuru yasohokeye nuko byari ubumenyi nyine ibyo by'amaguru se byo kugenda n'amaguru aho byaba bihuye muzehe oya kera kumenya igihugu mo hagati nuko umuntu wamuhaga nk'urupapuro bakamutuma ahangaha bagatuma nk'umuntu bakamukorera inzoga akajya ibwami ubwo urumva ko n'icyo gihe byataye agaciro ubu hasigaye hakora imodoka na moto ubwo urumva ntabwo twabishyigikira ngo tubihamye ubwo ni abakera babikoze ese hano hayobora guhe mutware muzehe hayobora guhe mutware mu gihe cy'ubwami ikibuga igihe kivuga ko bagiye basimbura wowe wibuka ni uwuhe ubu nibuka kereka uwategetse mpari ninde ariko batera ibi biti sinamubonye batera izi nturusu aho yagarukiraga n'ahiri yitwaga Rugengamanzi okay mu gihe mbese cyo gutera bino biti ni watwaga niwe watwaraga Kanyinya okay birangoro reka tubashimire cyane ku kiganiro muduhaye natwe ndatumenya amakuru yabyo nyine uko bimeze murakoze cyane nyine ko tubaza se ntitukubwire cyane nanjye nk'umusaza nanjye nawe se muze nawe waje se nanjye mwiza 40 nanjye rwose hano se uhazi gute bino biti bitanu bizo amakuru ko hano ari ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda hagati ubuzanye ibindi none ku mupaka ngaho rero hano ari hagati y'ibihugu bingahe bidukikije bitanu bidukikije bino bidukikije ku Burundi Kongo Uganda Burundi hagati hano rwose bakuvuye muri ibyo bihugu bavuga ko hano ari hagati ese wumvishe bakubwira ko bapimishije iki bapimishije iki byamenye ko ari hagati ari nk'abahanga babikoze kandi babikora babitubwiyeho ko rwose ari hagati nibyo ubu se wabyumvishe ry'iryo jambo ko ari hagati ni hagati ya 58 niwo wumvishe ijambo ko ari hagati mu gihugu neza ubu se muhafata gute nk'ahantu waturiye turahubaha reka da tuhubaha nk'uko tubona bidukikije turahubaha twabati koko birahura ese ntimwamwibaza muvuga ati niyo barafashe imetero bagapima mwamwumva byaragenze gute rero tubona ko nk'abazungu nibo dufiteho ububasha bushoboka bwose babikoze namwe murabyizeye twebwe ububasha se turabufite aho tuvana kubabikoze bakuru b'abazungu cyane n'abandi badukuriye nuko twabifashe rwose tubyemeza natwe twumva tubishimye ubu nta muntu wazana ishoka ngo akubitaho kino giti reka umusaza yamucaye n'abandi bamucaye naho bamuca ntaho yanyura ibi ni icyubahiro cy'igihugu cyacu reka da umusaza aradukuriye we ni mukuru arandika rwose ntaho byaca wagenda uransanga mu Rwanda rwose ariko nanjye twabifashe nayishyira hano umusaza atereka reka ntaho yakura ntaho yaturuka rwose ntaho yaturuka yaca ku musaza nkuru yaca ku bandi n'abandi batuzi rwose aha ni icyubahiro nicyo kintu rwose naje umusaza urabona ni mukuru ariko nanjye icyo gihe ni kera cyane rwose nanjye ndabyubaha cyane rwose ndabyubaha kandi n'undi waza umusaza cyangwa abandi tuzasiga bazakomeza bahacungira umutekano urakoze cyane rero muzehe turabashimiye ku mwanya muduhaye natwe tumenya amateka hano hantu turamenye rwose kandi turabyishimiye mukomeze n'ubundi muhasigasire nyine niba tuvugana n'ikirango cya Remera mbese habe kabisa mbese ntacyo mubuze mufite ibyo mushima turabishima n'ibindi bizaza urakoze cyane rero turabashimiye cyane aho twari turi mwumva bavuga ngo ni hagati mu gihugu hagati neza mwumvisha amateka mwumvisha amakuru kugira ngo natwe twabagejeho n'ibya biti bitanu nk'ibi mubonye uhageze wese aravuga ati ahantu ubaye kabisa abasaza mwabiyumviye ko bavuga atanu ntaho hatera ibuye hakibeshya kugira ngo ndashyiraho ishoka ntibishoboka nayo nguko amakuru namwe muramenye mukurikirane Alpha Channel turacyari kumwe muri kano kazi